tuhamara igihe tuhakubitirwa turara ku rubaraza imvura ari yose bakubita inkoni badihagura. Noneho rero kuri urwo rubaraza wagira ngo ugiye kujya kwihagarika hepfo ugasanga hapakiyemo ikintu cyitwa umunyarwanda benshi cyane bambaye ubusa bari mwaho hasi bafungiwemo, no muri etaje hejuru harimo abandi bantu barimo benshi bakubitwa bambaye ibigofero abandi bakabibavanamo. Tuhamaze iminsi 11 uretse kubwo ndavuga ku rwange ruhande nabo twari kumwe n'abandi bari bahamaze ukwezi. Hari abahamara biri kuri urwo rubaraza rw'imbeho ruteye ubwoba, wagira ngo urasinzira bakakumenaho amazi bagakubita, ukubitwa n'umuntu utazi, kandi ugasanga bamwe baravuga n'ikinyarwanda. Wajya kubazwa muri statement ukumva umuntu ukubaza kurusha n'ikinyarwanda rwose arakikubaza neza. Aho hantu twamaze igihe bavana muri iyo gereza batujyana mu yindi, batujyana ahandi hantu hitwa Kireka, bashyira polisi ku muhanda bakubaka amazu ukabona ni polisi, ariko inyuma bafitemo amazu ya CMI bafungiramo abantu. Aho ngaho iyo hageze bakavanamo bya bigofero, ari ugasanga inzu imwe irimo abantu nka 60, ari akantu gato indi nka 80, abanyarwanda bafata amanywa n'ijoro. Kugeza ubwo kuwa gatandatu washize haje umunyarwanda wari uvuye hano mu Rwanda nyura za Tanzania akora special hari mu mujyi, aratubwira ati ibyo nabonye biragatsindwa, ibiri hano birakomeye. Aratubwira ati bazanye abanyeshuri 120 nabo twari muri gereza duhinduka 185 muri kasho. Ati ubwo mu ijoro ryo ku cyumweru baraza bafata abanyeshuri 120 basora 8 baburuza amamodoka. Ati niba babacyuye mu Rwanda niba babajyanye, ati cyo tuzi nuko abanyeshuri bumva bavuga ngo turi students babavanye za Kansanga ntari mu university ari hariya. Ntumenye ahantu bari kujyana umunyarwanda, ntumenye icyo bari gukora. Ugasanga muri izo gashu harimo abantu bagiye batandukanye nabo bafunga ubwabo, bakwinjiramo bakaza bati ubu tuvuye mu mashyamba ya Kongo ibiryo byabuze. Ugasanga bafite ayo makuru ameze gutya apfuye kugira ngo bare buryo bahindura ubwenge bw'umuntu, hanyuma babona nta gahunda ufite wumva utsimbaraye ku gihugu cyawe bakabaraje baragufasha baragukubise. Cyakora hariya twataye imiryango yacu, tutayo imitungo yacu, cyane cyane nko ku ruhande rw'itorero ho ni ibintu byinshi. Ku itorero ryari rimaze kugera hafi muri district 48, rifite ibibanza, rifite amasambu, rifite amamodoka, rifite amamoto. Ibyo byose barabyiraramo bagatwara. No ku ruhande rwacu nkanjye ho nari mfite NGO yitwa Munezero Foundation of Life ifasha abana b'imfubyi, yaba Bagande yaba Barundi yaba bande. Ibyo byose yaba imirima yaba amamodoka byose basigaranye. Twavuga ati mureke dutware n'abana bacu n'abadamu bacu base. Wabivuga bagukoresha statement ati muzagende murongora abandi mu Rwanda hari abagore mutuvire mu gihugu mugende. Murakoze. Mfite inkoni yaba mu mugongo nagiye nzereka abayobozi, yaba ku kibuno hasi, ndetse n'izindi nkoni bankubise hejuru y'ubugabo. Ariko twageze mu Rwanda turimo turahabwa imiti kandi turabona nta kibazo. Gusa kiba kibabaje nabo bantu bari mu gihugu cy'Ubugande bitwa ngo n'abanyarwanda n'abandi bari hano bakora ibyo bintu. Aho ngaho i Bugande ukitwa umukapiteni w'umupolisi, wagera mu Rwanda ugasanga n'abandi nabo bagiye bati bari abantu n'abanzi. Ibyo bigatuma abanyarwanda nabo baba mu kintu cy'ubwoba gikomeye. Ese iwacu niba abanyarwanda bashaka kucyura, ni kuki abana b'igihugu bashobora kuba ari twe bahisemo kuzana kandi hasigayemo abandi benshi? Ariko tugerageza kubabaza, twumva ko n'abana ba KIU hari akansanga bamaze kugenda bayora abantu benshi bakabashira mu ikomera ryariya. Ugasanga mbese akarengane kari mu gihugu cya Uganda gateye ubwoba. Tukaba dusaba leta y'u Rwanda n'abandi bose ku isi bashobora kuba bakurikirana icyo kibazo kugira ngo abanyarwanda badahura n'ikibazo cyo kwicwa rubozo riri hariya, kuko dufite ukwirarikira gukomeye. Nkanjye nsize imiryango yanjye, umugore n'abana n'abuzukuru, nkaba mfite akahoro kenshi k'ipiki yanjye banyatse, ntibigeze bemera ko wenda nyigeza aho yari kwiye gusigara. Bamfashe gutyo ntibanyemerera no kugira ngo ngire ikindi kintu navuga. Muri make rero wenda n'ikiniga mfite, ndazaba ko icyo natangariza abanyarwanda ni ukugira ngo bamenye yuko bagenzi babo bari mu gihugu cya Uganda bari mu kaga gakomeye, kuko baragufata bakakwambika amapingu, bakakubita ibigofero, bakagukoresha ibyamfura mbi,
bakugiza kuri maneko kandi n'ibyo bintu utarigeze ubikorako cyangwa se utafitenye umurimo w'ubumaneko hariya n'igihugu cy'u Rwanda. Twe tugiye gushaka imibereho, nkanjye nagiye gushaka umuryango wanjye guriyo. Igihugu cya Uganda cyari cyarampaye ubutuze kuko indangamuntu ya Uganda nayo nyifite, ndagerageje kubyerekana ariko ntibabihaye agaciro. Baravuga ngo genda tawuje iwanyu. Tubabajije iby'imiryango yacu ngo nimugende, ngo ubwo mugisubire mu gihugu cyanyu, ibyo ntimubitubaze. Ubwo tubatwambika amapingu, twagiye kwibona tubona tugeze Kagitumba, tugize amahirwe tubona dukandagiye ku butaka bw'igihugu cyacu. Ubu ni ukuvuga ko aho turi dufite ishimwe rimwe mu mutima yuko tukandagiye ku butaka bw'igihugu cyacu. Twizeye ko umutekano wacu noneho ugiye gusubira ukaba mwiza, ariko tukagira akababaro n'intimba ikomeye y'imiryango yacu iri hariya iri guhigwa kandi itazi kizira. Bose bavuga muri ba maneko b'igihugu, muri ba maneko b'u Rwanda, kandi ugasanga abanyarwanda icyo kintu abenshi bagiye kwishakira ubuzima, bagiye kwishakira imibereho, kandi n'igihugu cya Uganda bamwe cyabahaye indangamuntu mu gihe cyo gutora, badushishikarizaga ngo tuzifate kugira ngo dutore, ariko ntibigeze babiha agaciro. Twasize rero statement ya nyuma nge nakoze, nayikoreshejwe n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nkibaza se kuri mutima navuze si ni bande, ako sinabashe kumenya neza. Bamwe bakavuga ngo bavuye muri ambassade, ariko tukibaza tuti si none bambaza bati kuki mudataha iwanyu hano muri Uganda muri gukoramo iki? Bituma rero nanjye ngira ikibazo kimwe gusa cyo kuvuga mbese abanyarwanda twese turi mu gihugu cya Uganda kuko uwo ngo nagerageje kumubaza nti tuzira iki. Arangije aravuga ati kiriho nuko leta ya Uganda yafashe icyemezo cyo kugira ngo ibasubize iwanyu. Noneho ndamubaza si noneho ubu ni igiki k'abanyarwanda bari hano ari benshi, ni iki kigiye gukurikiraho? Bavuga ko bagiye gukurikira no abari mu byaro hose bakagenda babatoragura, ariko wareba ugasanga bari gutoragura umuntu udashaka gukorana n'iriya mitwe iri hanze ishaka kurwanya kubuza umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo babonye yuko udafite iyo gahunda barakurwanya kumva bagusubiza iwanyu, cyangwa se bakagukorera iyicarubozo ryose ryo bashoboye.